Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'ingurumbi twumvise. Imana y'amahoro nibishimirwe, kandi dukunda kuvuga ngo nawe bitameze neza ku bashuti bacu ba Berwa TV, mukomere. Ntabwo twayibaza ngo uragira ute, niko bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Imana ya ibyo dutegurira ni byiza, gusa mukomere rero. Nk'ibisanzwe turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa. Reka tubanze dusuze inshuti zacu zose ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Uganda, inshuti zacu ziri i Burundi, Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri China, inshuti zacu ziri Qatar, inshuti zacu ziri Dubai, inshuti zacu ziri Oman, Arabie Saoudite, inshuti zacu aho muherereye hose muri China. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, twizere ko turi amahoro, twizere ko muri amahoro, nta gikuba cyacitse. Kandi kuri Berwa TV na mama Berwa turabakunda. Nibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze twiragize Imana. Imana iba yaturinze, ikaturindira mu buntu bwayo, ikaturindira mu mpande enye z'isi zitandukanye. Ni ukuri reka tubanze tuyishimire Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, Imana Data, Imana Rurema, reka amaraso yawe abanza tweza dutunganye. Njyewe ugiye kuvugira ijambo ntaba ari njye, ururuka bivugire muri njye, ndetse n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe dusanga mu Imigani 15. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Imigani 15 n'umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Haravuga ngo gusubizanya neza bihusha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo gusubizanya neza guhosha uburakari, guhosha uburakari, guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ngo gusubizanya neza guhosha uburakari, ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Nkimara gusomera ijambo natekereje ndavuga ngo ariko kuki ibihe bibaye bibi, kuki ibintu bihindutse, kuki abantu babuze amahoro, kuki abantu babuze umunezero muri bo. Nsanga iri jambo niryo ribuze muri twe. Umuntu wese arakubwira ati ntusuzugure. Umugabo arabwira nabo umugore akamubwira ati ariko ntumenyere, nawe akamusubiza nabi. Kandi yaza kumusubizanya neza, uburakari bwari gushira bikarangiriraho. Umubyeyi arabwira nabi umwana nawe akamusubiza nabi. Mu buzima bwa buri munsi umubosi arabwira nabi umukoresha nawe akamusubiza nabi, akamubwira ati ntaraza n'aha ngaha narindiho. Niyo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ariko ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari. Ni ukuri hari n'igihe ugenda umuntu mutaziranye, mukagendana muri kwasiteri, mugahurira mu isoko, mugahurira mu buzima busanzwe, ukabona umuntu akubwiye nabi, nta kintu mutwaye, nta kintu mugize, ariko umva uko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo gusubizanya neza guhosha uburakari. Birasaba ngo twige gusubizanya neza, dusubize abantu n'umutima utuje. Ni ukuri duhosha uburakari. Mu ngo ntihaba gusubizanya neza, izi ngo tubona zisenyuka ntabwo zizapfa gusenyuka. Mu itorero ntihaba gusubizanya neza, ntabwo tuzabona amakimbirane tubona mu matorero. Mu nzira tugenda nihabaho gusubizanya neza, ntabwo tuzabona inzitizi dukunda guhura nazo mu buzima. Ahantu hose uri, umuntu nakubwira neza, wowe uzibukira ijambo mama Berwa avuze, akubwiye iri jambo ry'Imana rivuga ngo gusubizanye neza guhosha uburakari. Ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Reka twibere muri uyu mwanya wo gusubizanya neza, ariko hasi baranatubwiye ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. No mu buzima busanzwe nawe niba ukeneye
uwakubwiye nabi wowe ukamusubiza neza, nawe wirinde kugira umuntu wabwira nabi, wirinde kugira umuntu wabwira nabi, wirinde kugira umuntu wababaza, wirinde kugira umuntu wakomeretsa nawe ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Twagiye tubona abantu bakavuga amagambo ababaje, ahanini akaba ari n'abagiraho ingaruka. Ushobora kuba uri umudamu ukabwira umugabo ijambo ribabaje agahita agukubita, icyo gihe ingaruka zikujeho kubera ijambo ribabaje uvuze. Ushobora kuba uri umwana ukabwira umubyeyi ijambo ribabaze ugasanga bibaye bibi. Ushobora kuba uri mu rugendo uri guhaha ukabwira umuntu ijambo ribabaje nawe adashoboye kuresisita umujinya, adashoboye kwihangana, ugasanga murafatanye murarwanye, ejo ibyo witaga ko byoroshye ugasanga bibaye bibi. Rero ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Uyu muntu rero nawe ubyukirije umujinya na kamere yaratuwe n'ubundi yifite kamere atari muri iri jambo rya mbere twabanje ko gusubiza nyine za gosha uburakari, ari wowe bishobora kukugiraho ingaruka, ari nawe bishobora kumugirira ingaruka. Rero twirinda amagambo akomeretsa cyangwa amagambo yose ashobora gutuma tubabaza umuntu wari we wese, ashobora gutuma tubyutsa umujinya w'umuntu, ashobora gutuma umuntu umukura mu mwanya. Tuyirinde ashobora gutuma utera umuntu igikomere, amagambo arimo umujinya ashobora kubyutsa umujinya. Tuyirinde, twaba turi abakristo, twaba turi mu buzima busanzwe, ni ukuri tuyirinde. Rero ku murongo wa 2 aravuga ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Buriya uzi yuko ushobora kuganira n'umuntu utageze niwe, ukamenya uko ubuzima bwe bwubatse, muganiriye rimwe ukavuga utari kuyimuna ubwenge, ukumva aravuga ibintu biryoshye, aravuga ibintu biri mu bwenge, ntabwo apfa kuvuga ibintu bipfuye bidafite 12. Ijambo ry'Imana yatubwiye ariko ijambo ngo hasi kuri 2 ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Umuntu urimo mwuka w'Imana, umuntu urimo ubwenge bw'Imana, niyo umushuhuje, niyo muganiriye iminota 15 ubasha kumenya ubwenge bwe naho buherereye. Ngo ariko ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Birakwiriye yuko ahantu uri udapfa guteshaguza, udapfa kuvuga ibyo ubonye. Hari igihe n'abantu burimo kubavugisha ubamarira iminota, ubamarira iki, uvuga ibintu bidafite 12, ahubwo rindira wumva abantu ubasubiza ikintu kiri mu bwenge. Niba ari intama zawe zitange, niba ari ukubakebura ubakebure, wabwira utareka ibyo bintu murimo ntabwo ari byo. Ntabwo abantu b'abari mukwiye kwitwara uko, ntabwo abantu b'ababyeyi mukwiye kwitwara uko, ntabwo abantu b'abapapa dukwiye kwitwara uko. Mbeno ahantu uri, niba ari n'igitekerezo cyawe utanze gihita kigaragaza ubwenge n'ubuhanga. Nubwo abantu batabyumva bose, ariko abanyabwenge bagenzi bawe baba babyumvishe kandi n'Imana yakumvishe. Ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Ni ukuri ururimi rw'abanyabwenge ngo rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Birakwiriye yuko ahantu uri hose ugomba kuvuga utarika aha hantu nahagaragaje ubwenge, nahagaragaje ubuswa, ukisubiramo wagira mu rugo mu byo wavuze, ukareba ko ahantu wari uri wagaragaje ubwenge cyangwa se wahagaragaje ubuswa, ubutaha ukazikosora. Naratubwira rero ngo ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Ngariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Akanwa umuntu wumva mu kanwa ke havamo ibintu bidafite umumaro, umuntu wumva mu kanwa ke yakwivugira n'ubundi bintu bitanezeza abantu, mu kanwa ke niyo yavuze bya bindi biri mu mutima we by'ubupfu n'ubupfapfa, niyo ageze mu banyabwenge ntiyibuka ko yageze mu bandi, avuga bimwe by'ubupfapfa. Ndera ijambo ry'Imana yavuze ngo ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Twirinde kuba nta kindi kintu gishobora gutuma uba umupfapfa, ni ibyaha. Buriya uzi ko umuntu agira ibyaha bikamurenga yagera no mu bantu akibagirwa ko ari mu bantu. Hari abantu twari tuzi wari umuryango ufite ukuntu umukobwa umumama yari yarabyariye iwabo abana benshi, n'umukobwa wabyariraho biba ngombwa ko bamubwira bati ntabwo ari ngombwa, niba warabyariye aha n'abana bakabyarira aho mujye kwishakira ubuzima. Bajya kwishakira ubuzima, ariko hari ukuntu umuntu yabasuraga ibiganiro bya mama we n'abana bo kumva birahuye.
umwana akajya amubwira ngo mama ngo uribuka ngo wa undi ngo watinyukaga no kuza kugutereta ngo ni gare ngo uribuka ngo, ukumva ibiganiro baganira birimo ubupfapfa. Umwana na nyina hari ibintu batari bakwiriye kuba barimo kuganira, kabone niyo mama we yaba yarakoze ikosa, ariko wakumva ibiganiro byabo, wakumva ukuntu mama ari gushyigikira umwana, byonyine wahagera uri umuntu utekereza ari n'umwana, ariko numvise ibiganiro byabo numva harimo ubupfapfa. Numva umubyeyi ashyigikiye umwana mu mico mibi yari yadukanye, n'umwana aravugana na nyina iby'ubupfapfa. Rero iyo wabaye umunyabyaha mu kintu runaka, noneho wowe ntabwo umenya ko ari icyaha, ushiduka uri kuvuga ibintu nk'aho uri proud, nk'aho abantu barimo kubyumva. Rero nta kindi kintu gishobora kukugira umupfapfa ni ibyaha. Iyo wamenyereye kubeshya, iyo wamenyereye kuvuga ibishego, iyo wamenyereye kuvuga ibitagaragasi, urabivuga ntumenye ko abandi bari kukugaya. Rero ibyaha nibyo bishobora kukugira umupfa, nta kindi kintu gishobora kukugira umupfapfa. Ni ibyaha bishobora kukubamo byinshi, ibintu bidafite umumaro. Ariko iyo wakijijwe utura muri iri jambo ngo ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Ubupfu bwawe buragaragara kuko ibikurimo ndani nibyo usohora. Ariko hejuru arakubwiye ngo ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye. Wa muntu nawe usoma Bibiliya, wa muntu usenga, wa muntu ukijijwe, ubuhanga bwe nawe buragaragara. Nta kindi kintu gishobora kuguha ubuhanga, ni ugukizwa bikaguha kwirinda, ni ugukizwa n'umuco ushobora kuba warahawe n'ababyeyi. Ariko iyo ufite n'uyu muco ukajya mu byaha, birarenga bigahinduka inyuma. Ujya mubona abantu bakomeye b'abahanga, ariko ukabona nta cyubahiro afite mu bantu, kubera iki? Buri kanya aravuga ibintu bidafite umumaro. Yaba n'umwana akamusuzugura, yaba n'umuntu uciritse akamusuzugura, kuko mu kanwa ke haravamo amagambo atamuhesha agaciro. Ukabona umupapa ari gutereta umwana agahita amusubiza ikintu kibi kuko nta gaciro yihesheje. Ukabona arashaka kumukora ku ibere, umwana agahita amusubiza ikintu kibi, agasuzugurwa. Yari umupapa mukuru ndetse ufite n'icyubahiro, ufite n'amafaranga, ufite mu bigaragara abaye yirinze, afite amagambo y'ubupfura y'ubwenge, tutanafungura n'udushumi tw'inkweto. Ariko bitewe n'uko ari gusohora ubupfapfa bwe bukaba ari bwo bugaragara, ugasanga abantu bose baramwubaha. Ntimujya mubibona ko hari abantu bateshwa agaciro n'ibintu biva mu kanwa kabo? N'ubu bupfu rero buba bwarabarenze bw'ibyaha. Utari umunyabyaha biragoye yuko wagaragaza ubupfu bwawe. Ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Kuri gatatu ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Amaso y'Uwiteka, reka mubwire inshuti y'Imana, waba ngo hari ukuntu bajya basenga abantu nyine kugira ngo bakabye cyangwa baryohereze, bakavuga ngo Mana ireba ngo agashishi k'umukara munsi y'urutare rw'umukara ukakamenya. Imana ireba agashishi k'umukara munsi y'urutare rw'umukara, ahantu uri hose ibikureba. Ngo Imana, ngo amaso y'Uwiteka aba hose yitegereza ababi n'abeza. Rero uzaharanire kuba mwiza, kuko amaso ahantu waba uri hose abantu dushobora kutakubona, ariko Imana ibikureba. Rero uharanire gukora ibyiza kugira ngo amaso y'Uwiteka akubone mu byiza, kuko yitegereza ababi n'abeza, kuko byanze bikunze buri Imana irahanika nahimba. Uyimaraga ngo urabikora nka kwihorera ngo ukagira ngo manywe nawe, ngo ariko hari igihe nzabishyira ku mugaragaro. Nukora ibi byanze bikunze ukijijwe udakijijwe, hari igihe uzaba akabarore. Ngira ngo mujya mubibona ko abantu bajya baba akabarore. Amaso y'Uwiteka, ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ngo ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Uru rurimi rero cy'igiti cy'ubugingo, ni rwa rurimi, ni wa muntu ugeraho ukabona ihumure, ukabona amahoro, ukabona umunezero. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi mube ni ukuri ururimi rutagoreka, ururimi rwiza rw'igiti cy'ubugingo. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubwira ijambo. Unyemerere Mwami Yesu, tugire gusubizanya neza guhosha uburakari, kandi tube ururimi rwiza. Mwami Yesu, ndakwinginze tube igiti cy'ubugingo ku bantu bose, dusoromweho imbuto nziza, twerere abandi imbuto. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amen. Shalom shalom, ndabakunda. Mwari kumwe na mama Berwa, cyangwa se Berwa kuri Berwa TV. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share na comment. Ariko niba unyuzwe hari icyo ukuyemo, wize
guca bugufi ukore subscribe share na comment utabikora nk'umuhango ndakwinginze inshuti y'Imana kandi ni ukuri hari igihe umuntu yibwira ngo agiye kugusebya ariko twige kuvuga neza. Shalom shalom.